ntabwo yantunguye kuko nari maze igihe nyizi. Oya se Irene ari seriye atandukana n'umuntu akamwereka uwo musimbura. Ntabwo zitandukanye ko Irene rega nta n'inshuti yanjye, ni inshuti yanjye magara, nta kintu na kimwe kiwe ntabanzi, bo ntabwo ari 100% hari utuntu tuba turi brief, ariko icyo cyo ibyo nabimenye kera n'ubukwe bwo mu kwa Munani nari mbuzi. Yaricaye arabinyereka arabimbwiraho, ntabwo byantunguye. None se urukundo rwanyu narwari ngo inda yabaye kubitiye mu isoko mazi zavuga ati siko mu nkubise mbaye iki ibirenze byabaye ko umukobwa mwiza Aisha twese twatunguwe n'ubuvyo yavuze ko we na Irene badakundana urukundo rw'abakunzi ahubwo we na Irene ari inshuti bisanzwe, inshuti magara. Ndetse ko ngo mbere hose Irene yamwese umukunzi wo mu Birigi Liliane mbere yuko twebwe tubimenya. Aya magambo ye benshi muri twateye ubutaka rwose, abandi bavuga ko byose ari uburyo bw'amayeri yo kwitabara abantu bamwe bakoresha bashaka kwikura mu isoni no kwidefanda. Amakuru amwe namwe rero afite ibimenyetso yemeza ko ibyo Aisha yatangarije abanyamakuru ari gushaka kwikura mu isoni no gupfuka igisebe cy'umutima cyatewe n'uyu musore wamuteye indobo akajya gushaka umugeni mu Birigi. Abazi kureba baravuze bati ntabwo wamenya n'imyaka wowe na Irene mutiza umurindi nkuzu urukundo tuyavugaho musohokana muryamana musangiye ubuzima, nyuma y'ibyo byose ukaza kuvuga ko mwari mufitanye ubushuti busanzwe. Benshi ntabwo babyemeye n'amagambo Aisha yavuze. Kubaza yo gucukumbura bavuga ko Murinda habi Irene na Inkindi Aisha bafitanye amateka n'ibihe byiza birenze kure cyane ibyo tubona mu video ya TikTok, Instagram na YouTube. Abantu kandi bakomeza bemeza ko kuba uyu musore Irene Murinda habi afite izina rikomeye mu itangazamakuru ndetse akaba na manager w'abahanzi bakomeye cyane b'abahanzi mu ndimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, byamworoheye gutwara umutima w'uyu mukobwa Inkindi Aisha kugeza ubwo bombi batangiye gukundana urukundo rukagumana cyane, ariko ngo mwibanga ngo bikomeye cyane. Abazi kureba kure no kwinjira mu buzima bw'abandi rero bahamya ko kenshi na kenshi iyo uyu musore yabaga agiye mu mishinga ye cyane hanze y'umujyi wa Kigali, cyane mu bice by'i Rubavu ndetse na za Musanze, nijoro yakundaga kwerekeza mu hoteli kandi ngo ntiyabaga ari wenyine. Bemeza ko uyu mukobwa Inkindi Aisha uzwi cyane muri sinema nyarwanda nk'umukobwa w'umunyamahane cyane utagiye upfa gutsindwa, ibyo baga kumwe nawe mu cyumba kimwe ngo bakishimisha cyane ngo kakaba. Uko guhura kwabo mu mahoteli ntabwo byari by'akazi gusa, amakuru aragenda akajya naho avuga ko hari n'abigeze kubarabukwa bombi basohotse mu cyumba cya hoteli imwe mu zigezweho i Rubavu mu masaha y'igicuku, bombi ngo maso yabo hagaragaramo akanyamuneza, bigaragara ko hari ibirori by'ibyishimo by'urukundo rwa nyarwo byaraye bibereye aho ngaho muri iyo hoteli nijoro. None se niba ari ubushuti busanzwe kuki kenshi na kenshi guhura kwabo kwabaga mu ijoro mu mahoteli ahenze, kandi bakaba baranze kugaragaza umubano wabo kugeza ubwo Irene yatunguranye akafata icyemezo cyo gutangaza ubukwe n'undi muntu. Hano rero niho umwihariko w'ubusesenguzi bwacu uza gufata umwanya ukomeye cyane, ubwo Aisha yavugaga ko nta kintu na kimwe cyamutunguye. Abazi gusoma ibitekerezo barabibonye ko ari ikimenyetso cy'umuntu urimo kurwana n'agahinda k'imbere mu mutima. Kuki Murinda habi Irene yaba yarafite uyu mukobwa mwiza w'icyamamare bakundana ubushuti busanzwe kandi bavugana umunsi ku munsi, hanyuma agafata indege akajya gushaka Liliane wo mu Birigi. Benshi ntabwo babyumva uburyo Irene yataye umukobwa bakundana Aisha akamusiga, akandi bafitanye ubushuti busanzwe bavugana buri munsi bagendana, ariko akamwirengagiza akajya mu Birigi gushakayo undi mukobwa kandi bose ari beza ugereranije. Amakuru yacukumbuye avuga ko habayeho ibintu bikomeye cyane byatumye Irene amwanga cyangwa se agira ibyo amwangira mu bana wabo, ari nacyo byatumye umutera icyo imvugo z'imihanda zihitaga papu agahitamo kwigira mu mahanga. Imwe mu mpamvu ngo uyu Irene yaba yarangiye Aisha ngo n'umuka w'amahane n'umujinya mu buzima bwa buri munsi. Inkindi Aisha azwi cyane muri sinema nyarwanda nk'umukobwa ukina amasene y'abanyamahane no mu turahirana, kandi n'abazi kureba kure bavuga ko akenshi ibyo umuntu akina bafitanye isano n'imiterere mu buzima busanzwe. Mu byamenyekanye rero nuko ngo mu mubano wabo w'ibanga mu mahoteli Aisha yerekanaga gufuha gukomeye cyane bitewe nuko Irene ari umugabo w'umunyamakuru utumira abakobwa n'abagore b'ibyamamare kuri channel yiwe, kandi akaba ari na manager w'abahanzikazi b'abaramyi b'abahanga kandi b'ubwiza. Aisha ngo ntabwo yabyakiraga neza cyane. Amakuru aragenda akagera naho agaragaza ko Aisha yamuteraga amahane menshi cyane buri gihe yabonaga hari umukobwa urimo kuvugana na Irene. Iyo kamere y'amahane rero ngo niyo yateye ubwoba Irene, abona ko uyu mukobwa yamubera inzitizi muri business ze z'imyidagaduro, bituma ahitamo kumugira wo kwishimisha nyamwibanga, ariko mu mutima amushyiraho imipaka ikomeye cyane.
gusa abandi bacukumbuzi nabo babirebera kure ntibabura kuvuga ko bitari ibyo gusa, bavuga ko hari n'inyungu z'amafaranga n'icyubahiro zaje hagati yabo. Mi Irene warambagije Liliane w'Umubiligi kuko yabonaga ko umubano n'umuntu uri hanze y'u Rwanda ushobora kumuha isanduku nini cyane nshya yuzuye ubukungu n'ishoramari rikomeye cyane muri diaspora. Aisha rero bitewe nuko ari umukinnyi wa filimi hano imbere mu gihugu, ntabwo afite ubwo bushobozi bw'amafaranga no diaspora bwamufasha kwaguka mu mufuka, bityo ngo Irene ngo yakoresheje ubwenge bwinshi cyane apima ubwiza n'ubushobozi bwa Aisha ashyira ku munzani birangira abonye ko Liliane w'Umubiligi ari we uhura neza n'ejo hazaza he. Ibi ngo byarakaje cyane Aisha, ari nacyo ngo cyatumye ngo amwohereza ama voice note menshi kuri WhatsApp no ku zindi mbuga, kamutega iminsi amubwira ko niba ahisemo gukomezanya n'uyu mukobwa bitazapfa kumworohera gutyo gusa, bitazapfa kumugendekera neza n'umuntu ko batazabana ngo bishimye. Niko aya makuru agenda abigaragaza. Gusa ibi byose bamwe babiheraho bemeza ko Irene hahubutse mu kwanga uyu mukobwa. Ibi bikaba bituma twinjira mu miterere y'umukobwa neza. Inkindi Aisha, uyu mukobwa Inkindi Aisha twese turamuzi, ndakeka nabivuze muri sinema nyarwanda ni umuntu uzwi nk'umuntu udakinishwa. Iyo akinnye abasunika imiryango, atongana, arwana kandi agaragaza imbaraga z'umugore unyura mu bintu byose yakoresheje uburakari no gutongana no kutorohera abandi no kuvuga nabi atukana. Ariko se abazi gucukumbura ibintu by'imitekerereze psychology bavuga iki? Bavuga ko kenshi na kenshi abakinnyi ba filimi bahitamo cyangwa se bahabwa role ihuza neza n'imiterere yabo y'imbere. Rero iyo bavuze ko Aisha akunda gukina role z'abanyamahane, babishatse kuvuga ko afite icyo bita alpha female energy, imbaraga z'umugore ushaka kuyobora umugabo. Ibi rero agaragaza muri sinema ngo no mu buzima busanzwe rimwe na rimwe niko yabaga ameze. Ibi rero ngo bikaba byaciye intege Irene uburinda habi, akabona ko bino bintu atazabivamo aramutse ageze mu rugo rwe. Reka noneho tugaruke ku magambo ya Aisha ubwo yaganyaga ikinyamakuru Igihe. Yaravuze ati ntabwo twakundanye urukundo, ahubwo yari inshuti yanjye magara, inshuti bisanzwe. Ni kwa kundi abantu baba ari inshuti bakitana abakunzi y'abantu b'imihanda batangiye kubivugaho, murabihorera mukikomereza akazi kanyu. Ayo niyo magambo ya Aisha yavuze ko we na Irene bakundana urukundo rusanzwe tuko twabibona tukabyita ibintu birenze, nyamara ngo atarebye. Gusa bazi kureba kure basubiramo aya magambo bakayasesengura cyane muri ubu buryo bukurikira, bakibaza batetse kuki Aisha yise abaturage n'abafana be abantu b'imihanda. Iri jambo abantu b'imihanda rikoreshwa cyane n'umuntu urimo kuvugiramo umujinya n'ishema ryo kugaragaza ko ari hejuru y'abandi naho abandi bo bari hasi. Uwo mujinya wa Aisha ntabwo ari uwo kwanga abafana, ahubwo n'umujinya w'uko abantu b'imihanda bavumbuye ukuri kw'ibyo we na Irene bakoreraga mu mahoteli, none bikaba byarangiye asizwe iheruheru. Ikindi kandi Aisha yavuze ko amaze imyaka 2 afite umukunzi, gusa amakuru azava mu nshuti ze za hafi ajya ku basesenguzi yavuga ko uyu mukunzi we imyaka 2 rero ashobora kuba ari umuntu w'agakingirizo cyangwa se umuntu wahimbwe mu magambo y'ako kanya kugira ngo Mi Irene nawe areke kumva ko ari we wakubise umutima wa Aisha akawusigana ibisebe. Abazi kureba bavuga bati niba Aisha amaze imyaka 2 afite umukunzi, kuki muri iyo myaka 2 yose yakunze kugaragara mu mafoto n'amashusho arimo gukina ndetse ahoberana aseka agendana n'uyu musore Mi Irene, kandi mu biganiro byose babaga bakoze bakanga guhakana urukundo rwabo aho bakarutiza umurindi. Iyo myaka yose 2 yose Aisha avuga yuko afite umukunzi we, ntabwo yigeze azatubwira yuko amufite koko, ahubwo yatwekaga yuko akundana na Irene. Bino bintu bikaba bituma bamwe bavuga ko bidashoboka ko umukunzi ari uwabaringa, ko ari uwo yahimbye, ko adahari z'ukuri. Ibi rero bituma abacukumbuzi bemeza ko uyu mukunzi w'imyaka 2 watangajwe vuba nka plan B yo kugaragaza ko Aisha nawe afite ubuzima buhamye, kugira ngo umuryango wa Liliane w'Umubiligi n'abafana ba Mi Irene batabona ko Aisha asigaye yashenguwe n'agahinda. Ibi namakuru avugwa n'abazi gusesengura mu buryo bw'ubwenge bukomeye cyane bw'abantu bacukumbura ibintu bya sinema n'itagazamakuru byo mu Rwanda babyitondeye cyane. Mi Irene ntabwo ari umuntu usanzwe mu gukina imitekerereze y'abantu. Afite channel YouTube itumirwaho ibyamamare bifite igikundiro, maze igikundiro cyabo n'amagambo yabo akayakoresha mu kwinjiza amafaranga no kunguka abamukurikira baba subscribe.
Amakuru agaragaza ko kuba yagumishije inkuru ye na Aisha mu gicuku cy'urujijo byatumye channel yiwe yinjiza cyane amafaranga menshi cyane mu gihe cy'imyaka ifatika rwose. Kuba yatwekaga yuko na Irene bakundana ngo byinjirize channel yiwe cyane bituma abona abasabu benshi cyane ndetse n'amafaranga bitewe n'uko benshi bamurebaga cyane iyo yabaga yakoranye ikiganiro na Aisha. Abazi kureba kure barahamya bati Irene yakoresheje inkindi Aisha nk'igikoresho cy'itangazamakuru. Yarazi ko buri gihe iyo Aisha yaje ku channel yiwe bagakora ikiganiro abafana bavuga bati babakunzi baje, abantu bakundana bagaragaza urukundo baje, byamamare byacu bikundana byaje, bityo views zikiyongera, amafaranga akinjira mu mishinga ya Irene akabyungukiramo. Nyamara Aisha inkindi we ntamenye ko ari agatego kumukoresha kugira ngo yungukire abandi. None se niba Aisha yabyemeraga kuki byarangiye nabi? Amakuru yagaragaza ko Aisha yaje kubona ko arimo gukoreshwa mu gushakira Irene amafaranga mu gihe Irene we gahunda ze z'ubukwe n'urukundo rwe rwa nyarwo yazifite mu kindi gihugu n'undi mukobwa utari inkindi. Ibi rero byatumye habaho kwanga ibintu bimwe na bimwe, aho ngo Aisha yashatse kwitandukanya n'imishinga ariko akaza kubona ko bidashoboka kuko amazina yabo yamaze gukundwa mu ruhando rwa sinema, kandi nawe akaba yarafitemo inyungu nkeya bigatuma atuza akanuma. Abavuga ko bazi gutata n'ubungu bacyavuga uburyo hari hoteli imwe ihambaye bahwiragamo buri weekend ngo ndetse no ku kwezi kwa kurangiye ngo barahuraga ndetse ngo rimwe na rimwe bamaraga weekend yose ngo babana mu nzu bega ngo urukundo hagati yabo ngo rushyushye cyane ngo bintu ngo bikomeye ngo cyane. Bivugwa kandi ko ngo Aisha yigeze gufata telefone ya Irene agasiba izina ry'umwe mu bakobwa beza cyane bari bafitanye umubano n'uyu musore ngo bitewe no gufuha cyane ngo byamurenze. Abatasi kandi bakomeza bagaragaza ko ubukwe bwa Liliane na Irene bateguwe mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane mu gihe cy'umwaka wose. Aisha akaba yaramenye amatariki kimwe natwe, ibi ngo bikaba byamuteye umujinya ukomeye cyane bigatuma ashaka uburyo bwo kuzamza ubukwe ariko mu ibanga rikomeye cyane. None ubu ngubu akaba ibyo mu kwirukankamo cyane gashaka gusenya buno bukwe bwa Liliane umudiaspora na Irene, umuntu twemera rwose dukunda, umunyamakuru w'icyitegererezo. Bakunzi b'icano rero usesenguye neza ubona ko iyi nkuru iri kure y'ibyo abakunzi b'imyidagaduro n'abanyamakuru basanzwe batubwira. Ibyo twabonye ku mubano uri hagati ya Aisha na Inkindi ni ikimenyetso kigaragaza uburyo isi y'imyidagaduro mu Rwanda ihisha amabanga menshi cyane y'urukundo, amashyari, kwangana n'uburyarya bw'amafaranga. Nubwo Aisha yagerageje kwerekana ko afite ituze akavuga ko azi neza gahunda z'ubukwe bwa Irene ndetse n'umukunzi we Liliane, abazi kureba kure bemeza ko intambara n'amahane bikomeje mu buryo bw'ibanga. Filimi bafitanye na proje zabo z'akazi ushobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane kuko bitazashoboka ko umugore mushya Liliane wo mu Bubiligi azakomeza kwihanganira kubona umugabo we Irene akorana filimi n'ingendo z'akazi z'ijoro n'umukobwa w'umunyamahane nka Inkindi Aisha, cyane cyane ko nawe azi neza ibivugwa mu byabaga mu mahoteli y'i Kigali, Rubavu na za Musanze. Aha rero niho twe dusoreza ubu busenguzi bwacu by'umwihariko. Iyi ntabwo ari inkuru y'ubucuti busanzwe, iyi ni inkuru y'urukundo rwa nyarwo rwabayemo ibihuha rukaza gusenywa n'inyungu z'amafaranga, iterambere ry'imishinga n'umwuka w'amahane y'abakinnyi ba sinema. Niba ubusesenguzi bwacu bagufunguye amaso, ndamugaragaza igitekerezo cyawe mu gice cy'igitekerezo hano hasi muri komenti. Ese wowe ubona amagambo ya Aisha mu binyamakuru Igihe ari by'ukuri cyangwa se no gupfuka agahinda kuko Irene yamuteye umugongo akajya gushaka umugeni mu Bubiligi? Batubwira muri komenti. Ese mubano wabo mu mahoteli nk'uko byemezwa n'abazi kureba kure no gutata waba uzaba intandaro y'uko ubukwe bwa Irene na Liliane kuwa 15 Kanama 2026 uzazamo umwuka n'amashyari n'amakimbirane? Komeza ukurikira channel yacu kuko twe ntabwo tuvuga ibivugwa n'abantu bose, ducukumbura mu mizi tukazana amakuru avugwa n'abazi kureba kure no gusesengura mu buryo bw'ubwenge bw'ubucukumbuzi buhamye. Komeza ugorore imitekerereze yawe, ube maso kuko mu mazi atuje niho hazamo inzoka n'ibinyamuzima bitinyitse bikomeye cyane biteye ubwoba. Ubu rero nibwo busesenguzi bwacu bw'uyu munsi. Tubashimiye cyane ababanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iki kiganiro kirekire kandi gicukumbuye cy'amagambo, imihanda n'amakuru y'ibanga hambaye. Sam Double Kiki, mwakoze cyane. Ciao ciao.